Big Hat, you are welcome. Ndi umukobwa wambaye mudukurire Empress hariya Shadibu makeup mubutugiriye neza mwabakurara mukabashyira kuri ukabashyira kuri 1K. Mwabamukoze mubarebe mubakunde barakunze. Riza niwe muntu wakoze umunwa niwe uzabisigira ndakubujije. Abuze cyamvuga ngo Riza umva Riza ngo iki nyine bazagusigira ibya makeup niwe wegukanye igikombe ariko reka nkubwire Jessica uziko nanjye najya mvuga ariko iyo ndi gusiga sinjya mvuga pe nukuri sinjya mvuga reka mbabarira reka umva njyewe ndaza nkakubaza makeup ushaka ukanyereka ifoto tukarangirizanya nongera kuvuga ndi kugusaba amafaranga ese umva nkubaza ako abandi kubaza Mutesi Jovia ngiye kuvuga ngo Scovia n'umwande w'ubana ahantu hasi ukuntu turi kubasamira rimwe yo Mutesi thank you for hurt me tugomba kubasama dukande cyane nkanjye njyewe nukuri 1% koko yaje akancaringa akanshyira kuri 100%. Please 1% this is your message. This message goes to you. Wherever you are, just come back. Please. Just 2 rounds are enough for me to charge me to 100%. none se 1% niwe mu top gifter ubonye umuhungu wanjye yisaga buri mwese afite umuntu akunda njye niwe nkunda kuko niwe ujye ugiza akandabara umukunda kubera amakoye cyangwa uramukunda oya nkukunda yuko buri gihe ahora nkura mu bihe bikomeye by'amarira okay reka ni imyutinge ndumva muziranye okay Jessica wambabariye koko none kuguruma navuga nkunda kubuzi wagwana umva bashu borengaragaza wangejeje ku bihumbi bine ukankura muri iki gisuzuguriro kunyange borenge ariko nje nagukunze niba ndi gusoma izina ryawe nabi niba ndikurisoma neza ikiza nuko uri kuvuga n'uwo mukobwa wambaye ikanzu y'umutuku mwiza kuruta abandi bose my G skipper wangejeje kuri umwanya wagiye urakambira ko abankanda uko ahubwo mureke mbabwire agahinda mbonye ye baba we gift nanateguye gukanda ku wundi mwana nsanze habura hamanuze 800 yonyine yo kandi ubwo numvaga ndi safe ako yari yuzuye nukuri ko nagukunze ngo ngukiri kuvuga ngo kikra ndakubita nsanze bitari bukunde none uri kumbaza iki nuzizana guhera ngo zihagije nese nimva hanga iraba yifunze ukuntu byagenze bafungure rero uzibona uko ndagukomeje ariko bafunge bafungure ndagukomeje ubwo ndamuha ibyo mfite nta kibazo umva muha ibyo afite kandi muceceke nivugane na Bore umeze utoshere umeze neza umuntu ducecetse icyo gisekeje noneho aya magana ataradukoresha bangeze foke noneho njye na makeup yahengamye yewe ntabwo wayinkora umva ukuntu crack atangiye gushinga we ngo nkunda nanjye ubu rero ngo windaramutse ngo agire umva karata nkubwire Bore bose bihorera ari byo mbega umutima urabe wumva abo bose ntubumve umva njyewe uri ahangaha nyumva nyumva shu ubu Borega hari yadusotse yatubonyemo ako shushu ariko tubana no comedy nyumva shu asuburi kumbona koko mbanza utari no kumbona gwino kuri kamera kurebe neza shu yemba nkurabuye none nshyizeho kamera mwakwiruka gwino njye nabonye impress dawe abona amacoins menshi aruko aje kuri kamera
nganje rusubire noneho ugenda utwereke n'idarapo. Sha uzi ukuntu makeup yahenga ese ihengamite utambe baba wayitaye idahengamye ikaza guhengama nyuma kubera ibyishimo ibintu bya makeup simbizi mbwira byoje guhengama. Where is my king? Ndashaka lion, the king of the jungle. Barenge Sheri, thank you so much. I really appreciate. May God bless you. So kandi nanjye ndimufate nkandi ndeba abantu ngiye gushimira abantu bamaye. Gushimira aba followers. Hari umuntu wamaye turabyo ndi kureba ngawe ego komane yanjye. Ni imbabazi wakoze eshanu kuri mama. Ariko umva impress ndagusharinze live nashaka ko tujya muri hajya biriya bintu nari ndimo nibikiwe ziriya competition kamishi wangejeje kuri bine kamishi nanjye kamishi muri ndakubura imaze ko kamishi mise